amahoro y'Imana bane namwe nyagasani akomeze kubandindira. Ntabwo mba ndi kwirya, mba nishimye inshuti zanjye. Hari abantu bajya bambwira ngo siko usigaye wirya, ntabwo nirya, mba nishimye. Tugiye gukora capati z'amazi. Ikintu nifuza ko abantu benshi bamenya, nako cyangwa se bamwe na bamwe ku batari babizi, hari abantu bashyiramo nk'ifarini hano maze agahita afata amagi akayashyiraho hariya. Ntabwo aba ari byiza. Ibintu byose bimeze nk'ibisukika cyangwa se by'amazi biba byiza iyo bivanze ukwabyo. Urugero ni nk'uru nguru. Capati ngiye gukora ntabwo ari nyinshi. Hari ukuntu uba ubona igishayi inyuma risa nkaho ukumva waridunda. Ihangane. Ubu mbihanganishije habaye. Aya ni amagi ngiye kuyavanga n'amata. Ikintu ntashyize hano kiri bwiyongeremo n'umunyu. Capati rero ku bantu babashije kugera iwacu, ndabizi ko hari abantu bazikunda pe, bajya banampamagara bakambaza ukuntu nzikora. Amabara nkoreye hano ntabwo abaho. Amata nyavanze n'amagi, si ngombwa kuyamariramo. Kajya hano mu kaboko kanjye. Birasa neza ku muntu unywa amagi mabisi ashaka ahangaha yanywa. Ahangaha birarangiye. Twagiye sasa ku bintu bijyanye no gupima. Ngiye rwose akenshi nkoresha amaboko yanjye rwose, kuko ngiye gukora nkeya. Nta nubwo nzi ko inusu igezemo. Ni nke pe. Iyi ni vanira. Ndashyiramo tubiri. Uyu ni umunyu. Izi capati rero zijyamo n'amazi. Muri crepe niho hajyamo isukari n'amata. Ariko ngiye simbikunda kubera ukuntu byose biba biryohereye. Wapi pe, ntabwo naba umukiriya wabyo. Ariko izi ngizi kubera ko haba harimo n'amazi, harimo n'umunyu, byibura uburyohere ariko uburyohe buragabanyuka. Kanze mbigire birebire.
bahungu bakobwa, dore harimo na tangawizi. Impamvu nkorera mu kantu k'akabasi, ntabwo nkunda icyuma kugikubita ku kindi. Abantu babikora muzajye murebamo hasi mu masafuriya aba yarakorobotse, aba amerewe nabi pe. Umuntu ubishoboye ajya akoresha amagi y'amanyarwanda, bituma nyine capati zisa umuhondo, apana gushyiramo ka food color. Ko mfite ibikabyo. Ubu umuntu wambaye nka ekuteri harimo ikivorime mumennye amatwi. Sorry. Pole. Icyiza cy'umutozo rwose, ibitiri mwe bishiramo vuba. Ntaramenya rero ko umutozo ubikora neza. Nakoreshaga intoki nkahora muri izi, uzi kumaramo udutiri mwe biragoye. Iyo ubishatse ntabwo ushyiramo tangawizi, ushyiramo ibishishwa by'indimu, biba bimeze neza, aba arimo agahumuro kameze neza byataye. Iyo ubishatse ugira gutya, ukumva ukuntu ukarigata nyine, ukumva nimba umunyu uhagije, cyangwa se ugateka iya mbere ukayirya ukumva ko umunyu uhagije. Iyi pano sha iraremereye. Uri kubona mbizi? Wumvaga ntabyo nzi? Ndahira.
ntabwo noroshye, ntabwo ari we gusa, abantu benshi ubundi bazi ko mu bantu badukurikiye hano bumvaga ko ntazi guteka, babishyire muri comment ndebe abantu babaraga ko ntabyo nzi ukuntu ari nk'ijana cyangwa ibihumbi. Njyewe hari umuntu twakoranaga, abantu muri bubone hano habyimbye ntimwibaze, okay. Njye hari umuntu twakoranaga, ukuntu yatekaga capati byanteraga ubwoba kandi zabaga ziryoshye, narazikundaga bya hatari, yabaga yazitetse akazuzuzaho ivuta. Njye izi capati ushobora no kurya 5, iyo ari njye wazitetse, ariko ari undi muntu nshobora kurya nk'ebyiri cyangwa 3, ariko iyo ngiye nazitetse rwose ndya nyinshi cyane. Uwo mutipe rero azi guteka pe, rimwe nzamutumira hano aziduteke, azi guteka. Umuhungu yitwa Abdul, azi guteka, ariko izi capati zazuzuzamo ikintu cyiswe ivuta. Yarambwiraga ngo hari igihe najyaga musanga mu gikoni ngo mufashe ari nko kuzikora zo mu gisibo, agasanga capati akambwira ngo uko capati ngo itariho amavuta, ngo yibaba ngo wayimye amavuta akabasutseho. Kuyirya bikaba bibaye nyine nkazirya pe, ariko bikarangira numva bitameze neza. Abantu mudakunda amavuta murabizi ukuntu biba bimeze, uba wumva ufite ikintu cyo gusesemwa kandi nta bintu byinshi wariye. Mwana we, babarira ndebe, karasa neza byataye. Akabonye sheke capu. Twaratetse rura, ibi nkawe ntiwabikora, byahita bitakara. Rusha imwe iba ihagije. Uyu mupanu ni munini, rusha imwe rwose bihagije. Mw'abantu, impamvu nkunda guteka nambaye ga, akenshi tuba dufite inzara, kandi inzara kugira ngo uzazoze ugezemo hano ngo umaremo umwanda rwose ni gake. Rero ni byiza ko nimba uzi ko ugiye gukora ibiryo utagiye kurya wenyine rwose, uba ugomba gukora iyo bwabaga, ukihangana ugashaka ga, nubwo utagura ikarito ariko ukagura kuri detaye, barazitanga ngo ni 5 pe. Nigeze kujya kubibaza muri farumasi, barambwira ngo ni 5, ariko ngewe kubera nzikoresha ibintu byinshi nze kugura agakarito, nubwo umuntu aba adahenzwe, ntabwo bigera mu bihumbi 10. Mujye muzigura zirafasha cyane, hari n'igihe uba wikase bikagufasha. Uyu mupanu rero netse uraremereye, urimo urifata ugahingamo, ushaka kuneza abakiriya. Ndikumva nanywaho, reka ukuntu gasa, ndikumva nanywaho. Miye uyu abantu mwifuza kuzaza gutekana nanjye, ni karibu. Hari ibintu ku ishuri ryacu batwigishaga, hari utuntu tumeze nka scorpion turibwa. Biriya bintu babyigishije ngewe natashye pe, bari banyirukanye, nimba nari naje nambaye inkweto zitari iz'ishuri. Babyigana hari narababaye.
no gukora keke babyize n'ahari. Umuntu ubizi biriya biboro kubiteka azambwire njye mbigure. Emi wahe? Emi nyawe? Buriya amenya no kutogosa amazi ntabya. Yego. Numvishije ibintu bya keke hari ikintu abizi. Azaza mfasha. Abantu bareba ukuntu izo capati zisa neza. Mu by'ukuri izi capati zirasa neza kandi ziranaryoshye. Ndashimira buri muntu wese wafashe umwanya wakankurikira. Ibintu mba ndi gukora hano ni ibintu byoroheje kuko hano ntabwo ari muri resitora, ntabwo ari muri hoteli, ni mu rugo. Ni ibintu umuntu uwo ari we wese yabasha gukora iwabo, kandi izi capati ni sawa. Ni byiza kuzikora ukaba wazigaburira abantu bo mu rugo iwanyu kuruta uko wajya kugura ibintu utazi uburyo byakozwe, utizeye isuku yabyo. Ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndabashimira cyane, Imana ikomeze kubamera umugisha. Tumaze kuba umuryango mugari ukomeye cyane. Ndabashimira rero kubw'urukundo rwanyu. Imana ijye ibamera umugisha, ihaze kwifuza kwanyu.